Kwa Rusambo uje hano gukora iki? Ntabwo ndi igisambo. Uzajya mugirwa no gutwiba gusa. Nkuru rufuko rurimo ibiti. Naho ndi igisambo. Ntabwo uri igisambo gurasuka. Nta n'ubu waciye ibyo n'ukuri kwiba. None uje hano gukora iki? Ubwo muzajya muza mutwiba mukingura mutwiba ngo muje gukora iki hano? Ni inzara yanzanyanga. Inzara se nyine rwaje kutwiba ntaso. Sambwira hari ndamenya ko kari he. Ndababona yemwe wapfa kwinjira nubwo se bajya ndi igisambo. Reka pfe kwinjira wenda wabona ari mu bakristo bakandemera. Anyway, Ngiriwe. Ngiriwe abana. Ngiriwe. Regani. Wese ko cyangwa bimeze. Story ndende. Uko kandi wabura bya bisambo biza kutwiba hano. Suna nshaka kukwiba koko sifa. Uko nashaka kwiba. Muzajya muza mutwiba. Reka nze nkajye. Naho ngende no kwiba nkajye. Muzajya muza mwigiza abateka mutwe ngo muje hano gukora iki hano. Hano ko tudatunza abasazi hano. Kwa Rusambo uje hano gukora iki?
ntabwo ndi igisambo. Uzajya mugenda no kutwibaguza. Nk'uru rufuko rurimo ibiti. Ntabwo ndi igisambo. Ntabwo uri igisambo burasuka. Nta n'ubu waciye ibyo n'ukuri. None uje hano gukora iki? Ubwo muzajya muza mutwiba mukingura mutwiba ngo muje gukora iki hano? Ni inzara yanzanye angana. Inzara se niwe waje kutwiba ntaso. Ubundi si iki gifuka kirimo ibiki? Ni imyenda nakuye iwacu. Rwose ntabwo nkubeshye. Ubu iki gifuka kirimo ibintu muba mwiba. Irebere nawe ni imyenda nazanye iwacu. Uri suturutse? Nturutse ahantu kure cyane. Sabe. Ubwo rero wibye baragutimbagura ndabona uri mu manegeka uje kugwa hano. Inzara ndakubwiza ukuri kw'Imana n'inzara. Inzara subwa inzara irakwisha. Mfite n'amazi utwawe. Amazi y'iki? We naguha amazi. Kubaza uri kugezwa ari iki hano? Story ndende. Ese je byandende. Bya story ndende. Ni story zawe ntabwo ari izanjye. Byanzwa kunyumva n'ukuri. Ngaho vumvura numva. Izina ry'Imana kuba naje ahangaha ntabwo ari uko nari mfite ahandi hantu najya. Urareba uko nuko umeze wacu papa yapfuye ukwezi gushize. Ese uraje mu nkubere so? Genda iso. None na mama yakira cyumweru yazapfa kandi uyu muntu yatwitagaho nuko. Noneho ninjye noneho uje kugwa. Uje kungwa? Je naje basi niyo wama akazi basi nkazamukora ariko nkabona iki. Akazi? Ako siko nta n'isoni ugira. Akazi. Urabona njye nakoresha umukozi usa gutya. Nta n'isoni ufite. Ubwo umunwa n'ukuri uvuga aya magambo ngo akazi. Shimuri zamba bise. Ndamire. Reba ukuntu usa, reba ukuntu umeze. Ubwo urumva ushaka akazi. Umukozi turamushaka ariko ntabwo dushaka umukozi usa nkawe. Tebera wajya mu mayiro wowe mu muhanda. Rwose umbabari umushara wa mbere n'ukuri nazakore. Nako niyo nakorera ubuntu ariko rwose nkabona ikimbesha. Uje kugwa hano rero. Dore maze amajoro menshi ndara mu iteme. None uje kurara hano? Nose ko nabonye ara ku gipangu cyane ngo bari gushaka umukozi. Twebwe ntabwo dukoresha umukozi usa nkawe. Dore ukuntu gisa ntaso. Uje kugwa ubwiye uguma mu cyaro ukaguma unahinga. Ariko mubyeyi ushatse wamfasha n'Imana nayo yazagufasha n'ukuri. Nakubwiye ngo ntubikomeze. Wenda njye nta kintu azagufasha. Ntabwo ndabyara. Ubundi nk'iki? Bose babusha. Uri mwaga muba muje kutwiba mwambe sire. Nukuri nta n'uwi wacu yapfuye. Ubu hano hirya ntabwo ejo bundi babatwaye televiziyo yawe. Ubu nawe waruje kunyi. Wenda nuko abantu twese turi abere kurebye ntabwo ari byo byanjyanye. Ntabwo ari byo byamvanye iwacu. Izo muwe. Ja kwiba mu. Ubwo rero uze nguha akazi nurangiza nindangara gato tuterura ibintu byanjye igende. Nukuri kw'Imana. Umaye akazi nazaba nk'umwana mu rugo nazozabumbira n'ukuri. Harya ngo waje kungukureba ngo za mukuru wawe ngo Kigali. Utoye umurongo uraje Kigali n'urutwe rubi usa nka ese ubundi abantu muhuye mu nzira bavuga uko nukuntu usa muri Kigali. Rero urabona hari abantu basa mwari bose mwagiye muhura. Hari abantu basa nkawe. Natwe kuvuka koko ntabwo ariko twabise ntabwo ariko twabyifuza. Muguraso rwose umbabariye reka nanjye ntabwo nifuje kuvuka ameze uko nguko. Nanjye ni ibyangwirire ubuzima ntabwo nyine nabise. Ko numva uri mu manegeka uragira ngo ugwe hano ariko ni amazi inyota. Hano nta mazi duha abantu nkawe ahubwo ndavuze ngo byohaguruka ugende. Inzira yakuzanye urayizi. Nta n'ibikiro ufite nawe inzira yakuzanye urayizi. Sohoka. Ndavuze ngo sohoka. Ntabwo uri kunyumva urwaye mu mutwe. Nta kazi gahari ko guha umuntu nkawe. Nta soni. Nk'ubwo uko muteye umujinya. Harya ngo urashaka amazi. Kazenya kuzana. Bose waba ugire neza mubyeyi. Mana namukoreye iki gituma
minsi nyikatiro nuko ariko mwizeramo pasi uzangira neza ndabizi uzangira neza akira bose gusa urakoze n'isoni kuyafata mbona n'isoni uracyavuga nasoni ndavuze ngo inzira yakuzanye ndavuze ngo ntubone nongera usohoka ugenda mana yanjye nacumuye genda urumira mu muhanda wese kumuna gutumye amazi ari ikibi ari uko tuziranye sepa uranuma ngira ngo umukozi wawe ari uko tuziranye base ngari ikintu kibi nawe none ntabwo nziranye nawe waje hano gukora iki baraye ingo z'abakire koko akeza kaje nk'abakire bimenye ko ari abakire nyine ndavuze ngo sohoka birukanga nyine va mu nzira ndavuze ngo genda basire ntibari hariya warenze harya urashaka ibiryo ngwino nguhe ibiryo ngwino mbanze ngo ibiryo utagenda unashonje gusa kunywa amazi icara hariya nguhe ibiryo utagenda ushonje utazagenda uvuga ngo nakwiye ibiryo wakoze ntiwaza n'ibyo mwasigaje icara ndaje nzikuza Nose mabuja, nose mabuja, wambole kwa kuambole. Mwana unanga fuka, kile wewe, kwa chini. Mabuja, nose mbaba. Fuka mabuleza. Imani tulisha kuti. Akhe. Vite. Ese icyo ni gituhobe. Mukuru wanje we. Kwa buranye. None ibi ni. Wageze no gute? Ko watose se byagenze bite? Niko ni nkuru ndende. Ese wanje wahabwiwe niki? Niko kumeze utya se Imana ibikoze. Urebye ni Imana ibikoze ko nazo nyoboza no bavuga ngo barashaka abakozi. Bigenze bite? Sike gira ni iki? Ni igiki? Usku yari muri muna wanje ngwa mu ntege. Murumuna wawe? Murumuna wawe? Yego. Ariko ni ibiki? Byagenze bite? Umuntu usa gutyo aba murumuna wawe gute? Sijya ntabwo ndakubwiye ntabwo turabana tumenye story yanjye ubuzima bwanjye. Turacyateka. Ariko ntabwo uramenye story yanjye. Iyi mayibobo muri murumuna wawe? Uyu ni murumuna wawe. Mayibobo murumuna wawe? Nge navuye iwacu kera ari na mutoya ahubwo nshimye Imana ko yanakuze. Ni murumuna wanjye ugwamo. Ariko muri kunyi. Dusangiye data na mama. Mu rugo bameze gute? Ariko muri kunyi. Murumuna wanjye bwira. Kaze n'ukiyo nkuru muri kuvuga. Ababyeyi bameze gute se? Igihe ni kirekire pe. Tumaze igihe kirekire. Sesheri ko kuri kuta murumuna wawe yimayibobo. Uyu ni murumuna wawe. Iki gisabo cyakeje kutwibuje kuki? Ntabwo ntayi wacu yiba. Uko byagenda kose ndabizi ntayi wacu yiba. Mbwira bimeze bite? None se ko watose byagenze bite? None se kurira ntumbwire ukaba watose byagenze bite mbwira? Ibyo tubyibaze. Warumvaje ngo mu rugo ameze. Mbwira mama raho naraje nanjye ubuzima burancanga ndabaza kwihigahiga cyakuze umuntu ndi kuvuga ngo ngiye gushaka uburyo nzaza mu cyaro nkaza nkabareba ariko Imana yabifasha hano ni iwanjye none kambwiye mama raho byo kuvuga ababyeyi byihore ababyeyi ntago bakiri ntago bakiri ndutari bose kuko papa cyagiye ugenda ashize uriya mwaka ugenda uriya mwaka washize yo yapfuye na mama rero icyumweru gishize uze kwitaba Imana niho yapfuye bose ubu ndi imfubyi buri Sheri utabakiri muri murumuna wawe. Aho wagendeye nawe ubuzima bwakomeje kurushanga nyine ubwo kwibwira ngo nyine ndetse mu mugindi ndebe ko ndabona n'akazi urebye ntanamubeshye kugira ngo nyine anyere ibiryo mubwira ko yapfuye kuri kwezi gushize ariko
urebye nta kintu kibi narice nyine cyari kiyangamije kuza hano nyine yari inzara nyine no gushaka akazi bari bavuze ko kino gipangu ngo najya ku gipangu gisize amarangi y'umweru barimo akazi ariko nshaka kumenya uyu muntu ninde iwacu twakuze batwigisha gukundana uyu muntu ninde yaje akankorera ibintu bwo akamena amazi akankubitsa mbwire yo gukora iki yamenye amazi nta kintu musabye amazi yo kunywa uko yazana ngo amena amazi ahubwo se wari bwabone nibi aranankubita aranyirukanga n'ubungu uyu muteka guteka imitwe kubera uyu ni petit urumva nayo petit frère c'est kubera iki ahubwo mbere yuko usaba imbabazi ahubwo wowe utabanje umuntu wari ataba petit frère se wemeye kumufata uko ushatse uwo ari we wese nese niba uko asasetse ubuzima wewe use basutse ubuzima bugucanze n'ubuzima bwabo ariko nubwo bwacana ntabwo nasa nk'umuntu ibiryo byari bibuze amazi yarabuze aho kuyamuha urayamumenaho ubu ni ubuzima se naze uyu muntu kutanze uyu muntu ni uyu ni fiance wanjye tugiye kubana yasimuza abantu reka turi yangari kunyukana ngana nkubita nsora ngo nyine mbonye ngewe akukuna nawe uri gucika inyoberwa ibyo ari byo mbese iyo myitwarire nubwo naje musaba ibyo naje mubwira ngo ngiye nanakora nubwo ariko nkabona ikimbesha cyangwa nzabona uburyo miga mukuru wanjye kureba yewe tuvuge bibaye amahire abaye murumuna wanjye noneho undi muntu uwo ari we wese undi muntu byagenda bite umuntu wese ugomba kumufata nk'undi abantu bose barangana umuntu ejo ubuzima bwamugendekera neza ariko ejo bukanga nawe bwakwanga ngiye nabonaga asa nk'umujura umuntu asa nk'umujura ntabwo umuntu muburanya kubera imyenda yambaye cyangwa ubuzima bwe ejo byahinduka nese ubuzima bwe ntibugiye guhinduka nese nafasha abandi bantu ntanafasha petit frère Ngizimana ndamubonye niwe tuvukana wenyine ababyeyi barapfuye wabyumvise none umuntu tugiye kubana ni wowe tugiye kubana iyo shusho niyo yawe unyeretse nonaha niyo shusho ko kweli none se ataba petit frère akaba undi muntu abaye undi muntu ugomba gufasha umuntu uwo ari we wese none ndanakubwira ibintu nkumva ntabwo aho ushaka kumusaba imbabazi ahubwo we nkumva uracyakomeje umutwe uri kuvuga ngo wari uzi kasa umuntu asasa njye ariko nabonaga ari mayiboke nabonaga ari abantu baza barahindutse abantu barahindutse naje nta kintu nagutwaye igikingura umuryango udasuhuza neza mu kinyabupfura ucinja ubujura nageze nkora umena amazi nawe wakayamenya ngo nyanywe uranankubite rakirete guze ora basi ntabwo narimbi abantu barahindutse kuko umaze kubibona bageze bambwira ngo abakeza njye nabana nawe niyo bitwaye bana nawe zakwita uburyo bw'uburenzi nakwinjiza basi mbabazi ntabwo narimbi Imana yakoze basi kuba mbonye mukuru wanjye ibindi turabijyamo nyuma ariko kandi banze njye kuramira umuvandimwe reka mbanze njye kuramira umuvandimwe uramubabariye kuko njye ntabwo nabana nawe utamubabariye ntibyashoboka uramubabariye ye ntabwo njya menya kubwika inzika bacu batutoje kubaho tubabaye ndakubabaye wenda n'undi muntu byakubaho nk'umuntu gusa nyine ushobora kuba wanyibeshyeho ngaho tugende ariko umuntu mbabarire ibyo ntabwo narimbi ngaho tugende humura ntugire ikibazo ubu ngubu ubuzima bwawe bugiye guhinduka ntugire ikibazo none yaje kugenda neza ubuzima bwaje guhinduka ibintu byarahindutse hano ni iwanjye hano ni iwawe ndabona Imana yagukoreye n'ubwo twajyaga tubyifuza